nyakubahwa perezida wa njyanama y'umurenge wacu wa Rwimbogo, nyakubahwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wacu, nyakubahwa komanda wa polisi hano muri uyu murenge n'abandi bafatanyije gucunga umutekano, nyakubahwa umuyobozi w'ingabo muri uyu murenge, nyakubahwa umugenzuzi w'uburezi mu murenge wacu, banyakubahwa ababyeyi bahagarariye abandi, banyakubahwa bandi bayobozi bafatanyije muri uyu murenge, bayobozi b'ibigo by'amashuri yo mu murenge wacu, bari mu barezi dufatanyije uyu murimo, nongeye kuramutsa kuri uyu munsi kugira ngo muraho neza. Njye uhagaze hano imbere yanyu nitwa Petero Claver Nsengimana, nkaba n'umurezi ukorera ku kigo cy'amashuri yisumbuye Groupe Scolaire Munini, nacyo kibarizwa muri uyu murenge wa Rwimbogo. Aka kanya rero nishimiye cyane kuba ngahawe kugira ngo ngire icyo mvuga kuri uyu munsi ngarukamwaka wahariwe mwarimu, aho bakomeje kubabwira ko dufite insanganyamatsiko igira iti gusigasira uburezi nk'umwuga wubakiye ubufatanye n'imikoranire myiza. Nshingiye rero kuri iyo nsanganyamatsiko muri iri jambo ryanjye uhagarariye abarimu muri uyu murenge wa Rwimbogo, ndaza kwibanda ku bintu bibiri by'ingenzi. Ndaza kwibanda mu gushimira no mu gutanga bimwe mu byifuzo by'abarezi bagenzi banjye dufatanyije umurimo. Mbere na mbere rero ndashimira buri wese uri hano wigomwe umwanya we akaza kwifatanya natwe kuri uyu munsi. Ni ikimenyetso kitugaragariza ko namwe turi kumwe mu gusigasira uburezi bw'umwuga bwubakiye ku bufatanye n'imikorere myiza hagati yacu. Ndashimira cyane kandi byimazeyo intore zirusha intambwe perezida w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, wagize ubushishozi bukomeye agakura mwarimu mu cyiciro cy'ubukene, aho umuntu utarabashije kugera mu mashuri yari asigaye yigamba ko yahemba abarimu babiri, none ubu abenshi bakaba bari kwifuza nabo kuza gukora uwo murimo. Ntabwo rero tuzibagirwa agaciro kacu kari karatakaye, none umuyobozi w'igihugu cyacu yarakadusubije. Ndashimira cyane abayobozi ba Minisiteri y'Uburezi n'ibigo bishamikiyeho uburyo bateguriye uyu munsi udasanzwe. Ubusanzwe mugenda wizihiza ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10 buri mwaka, hakaba hashize amezi agera kuri 2 bamwe muri twe bari batangiye gutekereza ko mwarimu yaba yibagiranye, ariko babitekerejeho basanga koko tudakwiye kugira umunsi wacu tugomba kubizihiza nk'uko byari bisanzwe. Aba bayobozi bacu rero turabashimira ko bakomeje kutugaragariza byimazeyo ko nabo biyemeje gusigasira uburezi bw'umwuga wubakiye ku bufatanye n'imikoranire myiza. Ndashimira cyane ubuyobozi bwa koperative yacu, koperative Mwarimu Sacco, aho batworohereje mu buryo bwo kuduha inguzanyo. Mu gihe cyahise umuntu yashoboraga kumara amezi n'amezi yarasabye inguzanyo ndetse n'ibyangombwa yarabyujuje, akajya kuyihabwa ndetse n'umushinga yateguye warataye igihe. None ubu baraduha inguzanyo mu buryo bwihuse, aho nyuma yo kohereza dosiye yujuje ibisabwa umuntu adashobora kurenza iminsi 2 bataramuhamagara, aho umuntu asigaye akanda akanyenyeri akiha inguzanyo y'ingoboka kuri telefone ye. Ndashimira cyane kandi leta y'u Rwanda muri rusange
aho yohereje abana bose kwiga bagaburirwa ku ishuri. Ubu umwana w'amashuri abanza akaba atanga amafaranga 975 yonyine, akagaburirwa indyo nziza yuzuye igihembwe cyose. Umwana wa segonderi akishyura amafaranga 19,500 igihembwe cyose, akakimara agaburirwa kandi neza atuje. Mu gihe mu mashuri yandi yigenga amafaranga batanga yikubye inshuro nyinshi ayo ngayo abacu batanga, kubera ko byose barabyishyurira 100%. Ni ukuvuga ko leta yafashe umwanya wo gushora imari yayo muri icyo gikorwa kugira ngo uburezi bw'u Rwanda burusheho kugenda neza. Ndashimira abayobozi bose bakurikirana gahunda y'uburezi muri rusange, umwete n'umurava bahorana mu gushaka ikintu cyose cyatuma umwuga w'uburezi ukora neza no kudufasha umusaruro ushimishije mu bizamini bya leta bisoza icyiciro cy'amashuri abanza, icyiciro cya torokome ndetse n'icyiciro cy'amashuri yisumbuyeho yitwa EREVO. Ubu umurenge wacu nkaba nashidikanya ko ufite umwanya mwiza mu mitsindishirize. Ndashimira rero abarezi bose muri rusange ubwitange bakorana, bakemera kwirengagiza zimwe na zimwe mu nshingano bari bafite, bakihebera umwuga w'uburezi, ndetse abenshi bakongera no gukora amasaha y'ikirenga badahemberwa. Ubwo budashyikirwa abarezi bakomeje kugaragaza, sinabona uko nabashimira nk'umurezi mugenzi wabo, ahubwo reka mbaragize Imana izabibahembere. Nyakubahwa mushyitsi mukuru usura uyu munsi, namwe mwese abanyacyubahiro muteraniye hano, nimunyemerere kano kanya mbagezeho bimwe mu byifuzo by'abarezi dufatanyije umwuga wo kurera, kugira ngo namwe bibashobokera muzabitegereze aho bashobora kubidukemurira. Bamwe mu barezi baturuka kure baje gukora akazi mu murenge wacu, iyo bahageze kubona icumbi bibanza kugorana, hari n'ubwo baribura bagakora kure y'ishuri, bikaba ngombwa yuko bakora ingendo ndende baza ku kazi, cyangwa se bagatega moto kugira ngo badakererwa. Turasaba ko gahunda y'icumbi rya mwarimu yagezwa ku bigo byose by'umurenge wa Rwimbogo kugira ngo icyo kibazo gikemuke na mwarimu arusheho gukora atekanye. Abarimu benshi dufite muri uyu murenge ni ababyeyi, twese abenshi turi ababyeyi. Iyo rero umubyeyi afite umwana muto agira imbogamizi yo gusubira mu rugo kenshi agiye konsa, bigatuma akazi kadakorwa neza. Turasaba ko mu kigo hakubakwa icyumba cyihariye kigenewe abo babyeyi, bityo n'umuntu ufite umukozi akabona aho yaba arerera umwana mu gihe agitegereje ko nyina aza kumwonsa. Abarimu benshi basize ingo zabo baza gukorera muri uyu murenge, hari n'abandi benshi bavuye muri uyu murenge bajya gukorera ahandi. Turasaba ko gahunda ya mitasiyo yagabanyirizwa igihe ikava ku myaka 3 ikajya ku mwaka 1 cyangwa 2 kugira ngo abantu bajye babasha gukorera aho bavuka. Ikindi kintu dusaba ni imitangire y'amanota y'imihigo. Ikimaze kugaragara ntabwo iyo mitangire twese itunyura. Turasaba ko umushinga witwa STAR utanga amanota y'imihigo ko bajya bashingira ku bimenyetso bifatika, kuko hari igihe umwarimu aba yujuje ibisabwa byose ugasanga bamuhaye amanota ari muri 50 na 60, kandi ayo manota ntabwo aba yemerera mwarimu kugira ngo yongererwe inyongera ya 3% cyangwa 5, ndetse
rwose babidufashije mwabidukurikiranira bikazakirwa. Ikindi nanone dusaba ni uko twajya duhabwa inguzanyo itubutse tutabanje kugira ngo bifashishe gukata umushahara wa mwarimu nk'uko mubizi mu Mirenge Sacco. Muri iki gihe Mirenge Sacco yihuje isigaye itanga inguzanyo zirenga $1,000,000 mu gihe banki yacu y'umwarimu Sacco umwarimu ahabwa inguzanyo ya miliyoni zitarenze 5. Twasabaga rero ko niba hari uburyo bwashoboka nk'uko mu bindi bigo by'imari babikora bakajya gukura amafaranga muri BR cyangwa muri BDF n'ahandi bakongera ayo abaturage babitsamo, ko natwe bishobotse natuvuganira ikigo cyacu kikazajya kijya gushaka amafaranga aho aboneka bakayatuzanira natwe tukayaguza ari menshi ariko batabanje kuyakata ku mushahara wacu. Muri iki gihe rero kandi tugeze mu isi y'ikoranabuhanga, turasaba ko gahunda ya One Laptop per Teacher yagezwa ku barezi bose kandi buri kigo kikagira nibura wireless kugira ngo uburezi bwacu burusheho kujyana n'igihe tugezemo. Nyakubahwa umushyitsi mukuru, ntabwo nasoza iri jambo ryanjye nabijeje ko twiteguye gufatanya namwe aho mwadukenera hose muri gahunda za leta, nk'uko natwe iyo tubakeneye muduha serivisi nziza kandi zihuse. Murakoze, mugire amahoro y'Imana.